nakambakamba bajya kumva baraje ngo cya kimuga ngo kibahe. Ese wigeze wumva inkuru y'umugabo wavutse adafite amaboko ndetse n'amaguru ariko akabasha kuba mu munezero agakunda kandi agakundwa? Uyu ni Emmanuel. Umugabo ufite ubumuga bukomeye ariko umutima we wuzuye icyizere, imbaraga n'urukundo rudasanzwe. Yubatse urugo n'umugore umukunda by'ukuri, umugore w'ubwitonzi w'intwari, nubwo nawe akunze kugira uburwayi. Ko nanjye uburwayi ngira n'ubu mwanya natora amashashi unicaye aha, ariko n'Imana yonyine nanjye ndenge. Bura twese nubwo wameze kuriya nanjye. Uyu muryango ubaho mu bukene ariko ukabana mu mahoro, nta marira y'ikimwaro, ahubwo bafite ishema ryo gukora. Nubwo rimwe na rimwe anyuzamo akajya ku muhanda akareba niba hari abamuha, kugira ngo abana babo barye, bige kandi babeho neza. Imyaka 8 irenga iruzuye Emmanuel abonye urukundo. Ariko se wakibaza uburyo babaho n'uburyo babona ikibatunga? Ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira ndetse mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Kaduhereza ikaze abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora bose tubahaye ikaze. Nk'uko mubona kuri kamera zacu uyu munsi twagiye mu karere ka Rusizi dusura umuryango. Ariko mbere na mbere reka tubanze tubahereza ikaze ndetse batangire batwibwira. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Okay, amazina yanjye banita Shimimana Emmanuel. Ngaba mbana n'ubumuga, amaguru, amaboko. Ubwo rero mu bubana n'ubumuga bwanjye nabwiyakiriyemo, nkaba numva nta kibazo, ariko ndanagifite kuko ikibazo mfite aho mba nakodesha ntaho ngeramo. Saba ko mwongerejwe kugira twumvikane murongerejwe. Ijwi ko ari irusengero. Okay, nta kibazo. Bikaba yuko ari ngombwa yuko ahantu ndi ndakodesha, ntabwo ngeze gute, simba ahantu hanjye ku giti cyanjye, ndakodesha. Niba mushobora gushaka ubufasha mukabushakira nkabona ahantu mba, byaba ari byiza. Yego, tubasanze hano muri kumwe na madamu, ariko nawe nabanza twibwire. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muribwira abadukurikiye. Mbonye banyita rero Nyirasafari Alexia. Yego. Urugendo rwanyu rwatangiye ryari, mujya mu kubana byatangiye ryari mbega? Okay, sava. Ibyo urugendo rwanjye rwatangiye 2018. Tumaze uyu n'umwaka wa 8. Imyaka 8. Ariko mbere yaho twari tuziranye n'ubundi. Yego. Ku buryo dufitanye abana 2 mbere yaho. Ubu mukuru afite imyaka ingahe? Afite 15.
uwa kabiri afite 13. ndumva ari bakuru. ubwo nuko nirwo rugendo rwacu nje mbana nawe nyirizina twabanye 2018. tubasanze muri mu turimo tw'amaboko tugiye dutandukanye, ariko se buriya niye mirimo mujya mubasha gukora muri rusange? njya kuri njyewe ntayo, kuri njye ntayo, uretse abavandimwe bangenera bakamenya ikimbeshaho, ariko muri njye ubwanjye nta kindi kintu mbasha gukora. N'ibyo nize n'ibyo nabasha gukora simbibonera akazi, simbona n'ibikoresho bigakora, ubwo niyo mpamvu njye nitaho kugira ngo nishyiremo ubufasha kugira ngo niyegereze abantu babe bamfasha, bikabaho ngombwa yuko ntabikora gutya, ariko nanjye ubwanjye mbikora ntabyifuza kuko nizera ndashaka ko natera imbere nanjye nkava mu byo nkora kandi bikangirira umumaro. tekereza kugenda hafi kilometero 38 kugira agere mu mujyi asabirizamo. Gusaba ndasaba nibyo, kandi ntabwo ari ibintu byoroshye, ndetse yuko akenshi njyewe ubwanjye ntanakorera inanga ariyo mahirwe yanjye. korera Kamembe, ukora utaha wino? nkora ntaha buri munsi, ariko bikampeshaho kubaho nta kibazo mfite, nta n'umuntu nanduranyije na muntu, niba ari n'akantu kanya mfite nkabona agasama nta n'ikibazo, nta muntu usabye n'intangahe, kandi ibyo nabyo ni agaciro ku muntu. nawe se waba uri kwibaza impamvu yuko byagenze kugira Emmanuel yisanga ameze gutya? wenda hari umuntu uri kutureba se cyangwa se uri kwibaza kugira ubumuga byagenze gutya? ikintu cy'ubumuga kugira ngo mugare gutya, kugira ngo bibe bimeze gutya, kuba bimeze gutya njyewe ntabwo ari ibyo byambayeho ndi mukuru, ntabwo byambayeho ndi mukuru. Ibi ni ibintu navukanye njye karemano, biri mu mubiri wanjye karemano, ntabwo ari ibyo nasanze ngo mbe kibura narigeze mpaguruka ngo mbare ngo mpagurutse ndi muzima ngo nyuma yaho mbaye n'ubumuga. oya, ibi njye ni ibintu navukanye, ni ibintu njye navukanye mu buzima bwanjye, nakuze mbyibonamo, nkura mfite morale, ubu morale yanjye itangiye gucika gutya aho maze gukurira, ariko mbere ho nari mfite morale irenze kwemera, ku buryo siporo narazikoraga, ibiki byose nkabikora, aho ngeze bari gukora nanjye ubwanjye ngakora, nta kibazo mfite. ubwo rero mwavutse mwisanga gutya? Ariko navutse nisanga gutya, intoki ebyiri, ino rimwe, intoki eshatu. ntabwo mwigeze mugerageza kujya kwa muganga kwivuza se? kwizera gukomera byamuteye kugira imbaraga zo guturuka ibitaro abifashijwemo na se. ubwo bashakaga kumuca amaguru ababwira ko yizeye neza ko amaguru yari mu ijuru ari hazayasanga. kwa muganga nagiye bashaka kunshaka akaguru, ndabyanga. ubwo no kuvuga ngo banjyanye mfite imyaka 12. 12 njye ngeze ku bitaro, ndabyanga. bongera banjyana bafite 15, nabwo ngeze ku bitaro ndabyanga. bari bagiye kunjyana i Gatagara muri 93, bari bagiye kunjyana i Gatagara, ndabyanga. bamaze kumbwira ko ari ukunca akaguru, ndabyanga. maze kubyanga ibipapuro byasaziye mu rugo iwacu, bita ko ndabikupa gutya. ubwo nibwo nagumye gutya. ejo bundi muri 98, nabwo banjyana hari igihundwe, nabwo bamaze guperepara ibintu byose binca akaguru, nabwo ati ibi bintu mugiye gukora bizabagiraho ingaruka, ari papa nyamibwira, yari akiriho apfuye ejo bundi. ubwo maze kubimubwira gutyo yahise afata gahunda, ahita ko arabyihorera, ahita ko ahubwo arangira ndorokesha ibitaro. andorokesha ibitaro. amaze kubindorokesha nibwo nagendaga
ansubiza mu rugo, amaze kunsubiza mu rugo ndamubwira ati njye nzabaho uko mbayeho nuko birampagije, kandi aho amaguru yanjye ari ndahaza ari mu ijoro, nkeneye ko ningerayo nzayabona. Iryo sezerano nahuye naryo kuva 1995. Nahuye n'umupasiteri, duhuye nari ndi muri Kongo, arambwira ati ngiye kumva numva aravuze ngo uzi ko uyu muntu amaguru yiwe nayabonye. Iryo sezerano ndigenderamo kugeza ubwo n'uwari ugiye kunca akaguru wese namubwiraga ati njye mbyihorera, aho amaguru yanjye ari ndahaza. Iryo sezerano ngira rero, nta n'icyo nshinja Imana kuba yarangize gutya, ifite icyo yabikoreye. Yagiraga ngo igaragaze aba bantu bose bandeba, ibahe icyitegererezo yuko nayo ishobora byose. ubwo muri rusange imyaka mufite ni ingahe? Jewe bityo ngeze 89. Madamu afite ingahe? Arayibibwirira wenyine ku giti cye. No muri izi mikrofone nabanza tubwire imyaka yiwe. Imyaka njye mfunze imyaka 40, uyu mwaka ntanjye ni na 41. Yego. Ubwo rero nashakanye n'uyu mupapa mu buryo bwose bushoboka, urumva ko yaravutse gutya se wabyigize. Ariko buriya kuba tubanye gutya ari mu bubabare akarabyihanganiye agatuza, buri Imana niyo nkuru. Mu mvura idasanzwe kuburaho twugama bitewe n'inzu babamo, byose nimwe mu byaranze ikiganiro. Gusa twahisemo kujya munsi y'igiti cyari aho hafi, akomeza kutubwira urugendo rw'ubuzima bwe bushaririye. Twashakanye nawe 2018, ariko kuba yaramushatse ameze gutya kuko rumwe byose naho Imana, kandi ubuzima bwose uko bushatse niko bugenda. Sinigeze mwinuba pe n'umugabo wanjye 2018 kugeza n'aya magingo nje ndi kumwe nawe, nta n'ikibazo nta no kumwinuba, kuko hari igihe kigera ubuzima ugahinduka umuntu. Ntabwo nari kumwinuba kuko nanjye mu bihe bizaza sinanize ko nanjye nazagenda gute, uko ubuzima bugomba kungenza. Ariko mu by'ukuri muri abantu nk'abavandimwe Imana igomba gufasha, kuko mu by'ukuri urabona nyine yatubonye amafaranga yo gukodesha, ubwo nuko turangara, ubwo Imana imufashije akabona amafaranga akodesha, nuko tubaho. Buri Imana nawe yagiye Imana igira gute nawe yumugenzerezamo, akabatuye umuntu akamucira inzira, abona aho agomba kuryama. Koko mu by'ukuri bavandimwe nk'abantu b'Imana, Imana igomba gufasha. Mwagira ikintu mwamwe mwagira gute mwazageraho kavuga ati iki kintu cyagezweho natwe tubayeho gutya, urumva koko pe yatahagurutse. Imana imugenda imbere, ni haleluya nyine mu nzu nawe urabyumva. None iwenda nyuma yaho ajya gusaba nyine ku muhanda se cyangwa ku isoko hariho hose, mwebwe nyirizina mukora iki mu gihe wenda adahari se cyangwa mu gihe atanagiyeyo? Ni izihe nkomezi mugira zibafasha mu mibereho ya buri munsi? Bikareka umuntu ni za nduru nuko nyine twibereyeho. Yego yatahagurutse nyine ni mu nzu imbere nyine no gukorera imbere. Mwebwe nyine mukora iki? Nta kintu na kimwe, nta karima ko guhinga ntako. Nuko nyine ni hano nyine nawe urabyumva, nuguhangayika nyine nta hantu tugira ho guhinga. Kabamo bagira kaduteza imbere, ako karima ntako tugira, ari iwabo ntako, natwe iwacu nibanya kuyipfira nuko. Mbega ni ku Mana nyine, buri Imana yaciye inzira nyine turarya, itaciye inzira ni hahandi nyine mu mbere utashobora kubona. None mwese muba hariya ko mwatubwiye ko mufite abana babiri nabo mubana hariya? Yewe turabana pe, ni kara nyine nako nyine nakumba nanjye n'agashampurete. Ureba nyine nawe ikibazo kuba waryama nyine abana ni imbere base na nyine inyuma, ni ikibazo. Ariko Imana iducira inzira. Abana bariga nyine, umwe ari mu wa 4 undi nawe ari mu wa 3. Ni za nzira nyine z'Imana nyine. Hari igihe nyine babura igihumbi cyo kurya, abarimu tereka nyine bakagara, ariko Imana nyine yicirira inzira akabona bibiri byabo bagomba kurya.
abana bakomeza bakiga. Aba bana batabona amakayi, umuvandimwe n'akagira gute akamufasha akabona iyo kayi umwana agomba kujya kwigiramo. Papa nuko tubayeho mu nzira z'Imana. Yego. Wenda nawe uramusubiza mikoro nawe tugira utundi tubazo tumubaza. Wenda igihe mumaze mu buzima byari ibihe bidasanzwe. Mu kwizera Imana no kudacogora kuri yo nibyo bikomeza uyu muryango. Ariko wakibaza ntabwo Emmanuel akenera inkweto. Ese ntabwo mwambara inkweto, ntabwo bijya bikunda kwambara inkweto? Ntabwo bikunda. Niyo zishyizemo ni ukuvuga ngo nshyira hano ku mavi, ariko iyo nshyize ku mavi bikandya hano mpita mbijugunya. Ntabwo ariko nabishyizemo kuva nabishyizemo muri za 2003. Nari nabikoreshereje i Kigali, birangije birananira, nibwo nahita kunya hakurya. Muri make ntabwo uzi izindi nkweto wenda ukuntu zimeze? Uyu wa hano ntibikunde, bikaba ngombwa rero, bikaba ngombwa yuko nzireka kuko hari matera 50 zari zigiye kungwa mu mutwe. Zari zigiye kungwa mu mutwe. Ndahantu nyine natembereye noneho zihubuka ahantu kuriya bazipanga bari kuzicuruza. Yego. Zimpubukaho. Zimpubukaho ariko natambutse. Ariko izo nkweto nari nazikuyemo iyo ntizigira. Iyo ntizigira zari kungwa mu mugongo. N'umurambo wanjye ntabwo wari kugaragara nyine bazikuyeho. Nibwo nahise ko nzijugunye ngiye ndaziyorera. Kuva icyo gihe sindongera kuvuga ndashyamwe inkweto. N'ibintu nahinaga gutya gutya. Yego. Noneho kuri ya ngenda uku ngenda gutya. Navuga ngo mpinnye akaguru gutya ngenda. Yego. Bika uyu mutsi hano uyu. Yego. Ugahita uhinamirana. Simbasha kuba nabikoresha rero. Yego. Ndumva ari ibintu rwose bitari byoroshye, ariko se mwigeze mugerageza kujya ku ishuri? Ku ishuri? Nagiyemo ngarukira mu wa gatatu. Wa gatatu primaire. Niho nagarukiye. Ku ishuri byabaga bimeze bite? Ntabwo waterwaga ipfunwe nuko umeze wenda mu bandi? Mu bwana n'ubusore bwe yaranzwe n'amasiporo menshi bamwe batashobora. Tekereza umuntu washyiraga umutwe hasi amaguru akajya hejuru. Ubwiye ngo nge nabyirukanye murare. Nabyirukanye murare. Irenze kwemera kuko n'amasiporo. Narayakoraga. Siporo wabashaga ni iyihe? Mbo mfite systeme njya nkora, najyaga nkora ngashyira umutwe hasi amaguru akajya hejuru. Mu rugendo rw'ubuzima bwe Emmanuel yigeze gukora impanuka yari igiye no kumukuramo umwuka, ariko Imana iratabara. Ati se byagenze gute? Nahubutse ahantu hari ku kiraro. Nko kuva nyine hejuru kuri aka kazu. Yego. Hamanukamo hasi. Manuka noneho icyo gihe ngeze hasi mbuka njya ngwa kwibuye. Igufa ry'umugongo riba rirafudutse. Byasabye ko binsaba abaganga nkajya nifashisha n'abantu bankanda. Ngeze amahirwe ngira mbona ndagize ndongera mbyutse ubuzima. Ngeze ubundi buzima. Ariko kuva icyo gihe nta kuvuga ngo mbega ubwo murare nagiraga mu butoya yahise ivamo. Ariko kera amasiporo wari uyashoboye? Nari nyashoboye ku buryo hari n'ibizami bigeze bampa byo gufata amazi nkayafata n'umunwa, bakanshyira icupa rya Primus nka hariya mu muhanda hariya, nkirukanka nkagenda nkasukamo. Nabwo nkuzuza wabashaga kwiruka ubwo? Nkirukanka ku nkambakamba, nkirukanka nkasukamo kugeza ubwo nuzuze rya cupa. Ibyo nabikoze 95, 96 niho nabikoze. Yego. None watubwiye ko uva hano ukagera
Kamembe. Ku bantu wenda batahazi, ni urugendo rurimo, ni urugendo rutoroshye. ni amasaha 3 n'amasaha 2 n'igice. Ubu igihe cyose uragenda ukongera ukagaruka? Okay. Ndagenda nkagaruka. Niho wahisemo cyangwa niho ubona hari imibereho wenda se? Niho mbona hamereye imibereho. Kuko burya umuntu agenda ahantu hamufitiye ubuzima. None se niba nirirwa inangaha singira n'igihumbi ntoraho. Yego. Nagera Kamembe ngatora 2 3 nkishyura inote y'igihumbi ku modoka. Ubwo abandi bishyura 5. Ayo si amahirwe se Imana iba yampaye. Ni ngombwa nyakoresha rero uko nyafite. None ko uhora utaha hano ngaha, ahantu muhamaze igihe kingana iki muhakodesha? Mba hano gutya ngiye kwamara amezi 2. Ariko mbere ubundi hano muri Murambi njye nigeze maze mpamara imyaka 4. Bo niba hari umuntu ufite smartphone wazareba kuri stati nakoresheje 2022. 2022 tariki 10 z'ukwezi kwa 9. Ninkubwira nimero ukabyandika muri ahita nabibona kuri ntunze kuri TV1 nani kuri TV1 ejo nakubwiye burya kuri TV1 niho nabishyirishije nabwo nk'uko muri ko nkoresha. Yego. Niko nabyo nabikoze. Noneho bo bankoreye n'agakoryo, noneho njya guhura n'ibigori, njya guhura intuze nako ibishyimbo, maze kubihura njya gusarura inyanya byose bandeba, ngashyira no ku mutwe byose. Wari uri kubibasha se? None se iyo uri gukora ikintu kugira ngo ugaragaze ukora iki, uremera ukabyipevera ariko ukabikora. Ko watubwiye ngo ntacyo mubasha gukora, niyo mpamvu ngo twari dutubaza ati ibyo kubikora gutyo. Urabona iyo umuntu akubwiye ngo ese ushoboye iki, hari distance ushoboye kubishyiramo ukagira icyo wagaragaza wabuze. Yego. Ariko noneho icyo gihe n'ubu gutya nuko ntabihari hano, nuko ibyo byose nakoze nuko ntabihari, ariko nakabikoze namwe mukabibona, ariko ntabihari. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nkora. Yego. None Emmanuel asengera muri hedini? Jyana mu Gatolika. Umunsi bagiye gusenga? Sinabashije kujyayo, ariko nta kibazo, njye ndabizi ko ndiwe. Nibyo. Ako birizi kubona mu muryango ugiye itandukanye nk'abaskuti. Njye ndi umuskuti. Ndi leta na generale mu giskuti. Ndi kapiteni mu giskuti. Okay. Nako nabonye abaskuti bakina udukino dutandukanye, ujya ubasha kudukina? Byose ndabikora. Iyo nishyizemo morale, Imana ikamfasha ikampa imbaraga, ndabikora. Ndetse na bya biti batwara bajya gucana nabyo, kubera yuko abenshi dusigaye dukoresha abana bakora, njye ndahagera njye nkabatanga kubikora. Nagezayo nk'ibiti 5 nkumva yuko ubwo muryango nawukoze, morale bagiyemo nkayijyamo. Ibyo byose ndabikora. Mu myaka wenda umaze ku isi, ni imyaka tubwiye ko ari 49. 49. Niye nkomezi muri wowe ituma ukomeza kugira umuhati wo kumva ko ugomba kubaho nk'uko ubayeho ubu ngubu, cyangwa se mbega imbaraga uzikuraho nyine muri rusange? Njye ninjya uzishakamo. Ukuntu nzishakamo, nk'aba bahagaze gutyo, ubona bahagaze gutya, nshoboye gukambakamba. Yego. Nakambakamba bajya kumva baraje ngo cya kimuga ngo kibahe. Iyo numvishe rero ngo ikimuga kibahe, ndabwira ati ikimuga ntabwo kijya kiva mu nzu. Ikimuga ni ikibindi bahunikamo, nicyo kimpa morale rero. Ikimuga ni ikibindi bahunikamo. Mbega hano haba amagambo muri iyi sosiyete y'Abanyarwanda, habamo sosiyete nyinshi zitoteza ababana n'ubumuga, bakumva yuko atari abantu. Nicyo rero njye mba nanga.
wenda tukiri aho ni iki wabwira abo bantu bagifite imyumvire bumva ko bakwiye kwitandukanya n'abandi bakumva ko mu gihe batameze nk'abo bagomba kubatoteza cyangwa se n'iki wababwira? Okay. Icyo kiroroshye. Bumva yuko ubana n'ubumuga ari umuntu nk'undi, ari umuntu nk'abandi, agombye kuba umuntu uko bamuba, nubwo nkambakamba ariko nshobora kugira imbaraga ku buryo nta muntu wanshyira mu maso mbireba ngo mukundire, nta muntu wanoteza ngo mukundire, ibiruta namusomera umurenge ukamfunga, sibyo? Namusumira umurenge ukamfunga ariko namusumeye, kuko ngiye nkagaragaza yuko yanotezaga baba bakeneye. Yego. Gusa hari abandi usanga nabo bafite ubumuga ariko kumva ko batagomba kujya mu bandi, kumva ko bagomba kuba baraho, ugasanga benshi baguma no mu nzu. Abo nyine ni babandi b'ingunge, ni babandi bigira ingunge, ariko njye sinavutse ndi ingunge. None navutse ntembera mu bantu. Iki wababwira nabo bakumva nyine ko badakwiye kuguma muri ubwo gahinda? Njye nababwira kwivugurura, kwivugurura bakibara mu bantu nk'abandi, bakajya batembera nk'abandi. Mukongomani niwe wivugiye ngo tembea uone, sibyo? Iyo utembereye ubona byinshi, ubona byinshi kandi bikagira umumaro. Yego. Mu myaka umaze n'iki kintu cyakugoye cyane? Mu myaka umaze n'iki kintu cyakugoye cyane? Cyakugoye cyane. Ikintu njye cyabanza kungora no kuyakira, kumva ko nakuyakira mu bumuga bwanjye. Kwiyakira byagusabye igihe kingana iki? Ntabwo ari kirekire cyane ariko kuko n'ubundi navuye mu rugo maze kuvuga, maze kumera nk'aho niyakiriye kuko navuye mu rugo. Kimara kuva mu rugo narabanje ndagenda njye Kamembe. Nari mvuye hakurya nyine mu buhungiro, ndagenda njye Kamembe nkajya ntembera n'abantu dusangira tugahura, simbona umuntu nyine naguza. Icyo kintu cyanezezaga. Burya utabonye umuntu ngo akwinenaguza kubare nk'uko utari, yego, ntabwo wavuga ngo ntushyikirana n'abantu. Mu rugo nahagana he aho uvuka nyirizina? Mvuka mu Gishoma. Mu Gishoma? Uvuka mu Gishoma. Ababyeyi baracyariho bo? Oya, hariho mama. Emmanuel yanatubwiye ko mu bavukanye nta wundi ufite ikibazo nk'iki, abandi bose bavutse ari bazima. Mu bandi muvukana bo nta wundi ufite ubumuga bundi? Nawe muvukana muri abantu bangahe? Kireka banze kubareba mu bwonko. Ntabwo bibuka se? Abakobwa 4, abahungu 2, ubwo urumva turi 6 na mama. Abahungu 3. Yego. Wenda tugenda tugana ku musozo, nagiraga ngo wenda utubwire icyo wifuza kuri leta, icyo wifuza ku baturarwanda muri rusange. Abanza babwire. Njye n'ubufasha. Ubufasha bumeze gute? N'ubufasha mu buryo nabona aho nicara, mu gihe nyumva yuko mbasha kuba nagenda, ariko mbonye aho nicara, mbonye ahantu nicara avuga ngo ndicaye nyirizina, ibintu byose nagira nawe. N'Imana nayo ubwayo ishoboye kugira icyo inkorera ariko ibona aho nicaye. Yego. Ibona aho nicaye kuko gutyo kungenda nkodesha. Hari igihe gutya ndwara nkamara nk'amezi 5 ndi hano mu rugo, umugore nawe atajya mu ntuza, atavuga ngo ashake ahantu ari bukore, nawe nta mbaraga afite, bikamusobera, bikaba ngombwa yuko nkora iki muri bwa burwayi mfite, nkemera ngahaguruka, nkagenda. Nk'ubwo buriya nakubwiye muri covid narwaye igihe cy'ibyumweru 2, icyumweru cya 3 narahagurutse kuko nabonaga
abana inzara igiye kubica. Ndahaguruka ndatangira ndagenda, kandi nkirwaye umugongo ndi kugenda n'ibisebe. Ndagenda ndahaguruka nkajya ngenda nkajya mu masoko nkabashakira ibyo kurya bakarya. Ibibazo aho nari mfite noneho akagare kariya kaburankare bakajya bashyiraho ikiringiti inyuma kugira ngo negamire. Ikiringiti bakagishyiraho inyuma kugira ngo ngegamire, noneho numve ko umugongo wanjye ufashe, bakagishyiraho kugira ngo ngere iyo njya. Ariko nkarenga nkagenda nkagera iyo njya n'ibyo kurya bakabibona nta kibazo. maze mikoro nawe atubwire wenda icyo yifuza kubwira abaturarwanda ndetse n'icyo yifuza kubasaba ndetse na leta. Murakoze cyane. Tubwire icyo wifuza ko leta yadufasha cyangwa se abaturarwanda muri rusange. Icyo nyine mwadufasha ni ko twabona ahantu tugomba kugira gute kwicara. Urabona hari igihe ajya arwara pe ngahangayika, guca inshuro y'abana babiri no guca amafaranga kugira ngo ubone ahantu ugomba kuba bikangora. Ariko nka leta y'ubumwe mumurebye mukamufasha, mwamara kumufasha byibura mukatura n'ahantu tugomba kwicara, byaba byiza cyane. Yego. Kuko kugira ngo n'aka kazi kugira ngo tukabone ni Imana yo mu ijuru niyo yabikoze pe. Hari igihe yarwaye neza neza pe, mbura aho ndyamisha abana nkajya ndara ku mbuga z'abantu nkabwa ati se koko Mana ibi bintu koko bimbayeho ni ibiki? Uratahagurutse ntago turi nanjye pe, nubwo mbona nicaye gutya ku intebe nuko ni igitumba gusa, nanjye buranye nanjye nararwaye nararindagiye. Waba wibaza se uburwayi twatangiye tuvuga madamu wafite? Rumba simfashe isuka singize gute, ngira indwara yihariye yo kudafata iki isuka, kandi nanjye bakugira ngo bandengere bura nanjye data na mama ntabo ngira. Ariko buriya nk'abantu nyine Imana yabafasha mukatwegereza leta mukamurebaho uko ameze, byibura Imana namwe yabafasha ikabacira inzira mukabona namwe aho ujya gute, nabwo nubwo kaba ari akazinga byibura akakicaramo byaba byiza. Kurya icumbi no kuri pe biratugora pe. Uyu muryango ugira ikibazo cyo kwishyura inzu cyane, gusa umva yo bayishyura nawe. Izo muyikodesha ngahe? Tuyikodesha 3,000. Nanjye nakagize kuvuga ngo nanjye bura namufasha nanjye nk'umuntu ugenda gutya, ariko nanjye uburwayi ngira n'ubu mwanya natora amashashe unicaye aha, ariko ni Imana yonyine nanjye ndenge. Bura twese nubwo wameze kuriya nanjye uburwayi bwo mu bwonko nanjye ndabugira. Kugira ngo mbeshye navugisha ukuri n'ubu gutya sura kwicaranye gutya pe, ubu ni Imana yonyine, nturumbutse byonyine nkiruka nawe wababara, ariko kuko Imana indinze kugeza ya magingo siniruka. Hari abantu niruka ndi njyenyine, ubwo Imana yamfasha nagira umuntu umfata akankomeza hahandi nyine anshakiriye naho nicara kugeza ubwo bindekuye, nkabona nkagira amahirwe nkabona ngize gute subiye mu nzu aho narindi ari abavandimwe banzanye. Ariko niko twibereyeho, ariko nka leta y'ubumwe namwe bavandimwe mutwegereye mukadufasha byaba byiza. Ariko niwajya ahantu urwarira nubwo akaba ari akazinga, nta muntu uvuze ngo yewe ngo sohoka ugende, byaba byiza nk'abavandimwe nka leta y'ubumwe nyine mwagira ikintu mwarebaho nyine kuri muvandimwe. Yego. Gukurikira nanjye ndi umurwayi pe sinjye kubiharira. Ndi umurwayi bura nanjye nagize uburwayi nanjye ngize imyaka 11. Nibwo bwatangiye. Wagerageje kujya kwa muganga se? Ntarasigaye nyine ngo bajye kumfundura ubwonko, ariko nta bushobozi. Sinjye kubeshya nta bushobozi pe. Hari gato kuya nanjye bagende barebe ikibazo mfite mu bwonko bwatuma ntora amashashi, ariko nta data nta mama nta musaza wanjye wajya gute nanjye ngo arambogamiye anyirukankire, bose baraha.
numugira neza nanjye wandeze mujya mukunda kumwumva ngo ni Diriya wabaga ino ruguru niwe nzi niwe mama niwe narenze kugira ngo mbeshye rero njyewe nabwiza uko ariko nka leta y'ubumwe mugomba nyine kugira gute kureba nyine uko byagenda byibura natwe nubwo twaba turi abarwayi mu nzu turi babiri ariko nubwo yahaguruka akavuga ati kakazinga leta yatuzingiye naka imfashanyo n'iyi ngiyi twabonye nka leta y'ubumwe nyine Imana ibafashije nyine mukagira gute mukabiteramo agatambwe hirya y'ejo natwe mukatubwira ati aka kazinga naka twabashije kugira gute kubona nubwo twaba turi abarwayi ariko turwaye ahantu nta muntu utubwira none se kuti mutari kwishyura amezi yararangiye nkagira ikintu nyine namwe nyine nk'abantu leta y'ubumwe mwagomba kudufasha kuko ni ukuri pe dore nk'ubu ngubu amezi twari twatanze 2 yarangiye none ku itariki nimba none ari zingahe none nenye amafaranga ari bushiremo none ubwo baradukubita iminsi 15 kugira ngo tuba twabonye iki andi mafaranga yo kwishyura ariko se ayacu rero yashizemo kandi nawe yari yagize imbaraga zo kujya guteze kuyashaka none nk'ubu ngubu rero bagiye kudukubita iminsi 15 nta hantu tugomba gukora ndi izo muyikodesha ngaye tuyikodesha 3,000 none ayacu rero yarangiyemo uyu munsi bagiye kudukubita iminsi 15 kugira ngo tubone andi mafaranga yo gukodesha Imana imuteye agateke ejo akabona akabaraga gasimbuka bizakunda ariko ndi kumva nawe ngo ubuzima bwanze ejo ntahazajya urumva ko nawe yavuze ko nta mbaraga amara icyumweru araho ngaho twese turi kurebana aho gutya kuko njye nibeshye ngo ndatora isuka nakwiruka nkana nayo ugasanga n'ubundi nyikubise ku kaguru cyangwa nyikubise mu mutwe ngo ndi gushaka ngo nanjye mbone amafaranga y'inzu bavandimwe bantu b'Imana nige nuko tubayeho n'uyu mupapa none rero iminsi 15 bayidukubita ubwo nyine ni kwa kundi nzazinga nibimpa agahengo nziruka nkana turago ku mutwe nabwo n'ibintombokana nabajya anshaka iminsi 3 akanshaka kambura ataza ahantu byantombokanye nitugira amahirwe iminsi 15 barayiduhereza Imana idufasha kare umuntu umugira neza udukubita ibyo 6 tukongera tukareha ubwo nuko twibereyeho abandimwe rero nk'abantu b'Imana namwe mwagira ikintu nyine nk'abantu leta y'ubumwe iki mwadufasha ni mwebwe mukizi n'Imana igomba kubacira inzira akagira ikintu cyagira ute cyashoboka so rero bakozi bacu twarimo twasuye famille ya Emmanuel nshimiye Imana mwumvishe ko bari mu buzima butoroshye kandi murumva ko bakomerewe cyane n'ibyo bibazo byose gusa turumva twashyira hamwe nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose haba bari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora tukabafasha mu buryo bwose bwaboneka sinzi namugira telefone wenda kugira mutange nimero habonetse inkunga ku buryo wenda ariho yanyura nta telefone ndabona ariko nimero ndayifite mfite nimero 2 iba ku murongo se ku buryo wenda nagushaka ku buryo yakubona ntabwo ndayishyira ku murongo ariko ndayifite njye narayiswapishije hariyo naswapishije hari izindi yajugunye ariko zose niko nziza 2 sabaye kuzibaha mukazandikamo noneho mukazambwira mukazajya mushyiraho message nta kibazo ndazibona ntacyo bitwaye iya mbere ni 078 4404 960 078 4404 960 muri no minsi mbarizwa mu mudugudu wa Murambi umurenge wa Bugarama ubwo ubashaka niho yabasanga ndabizi uriya azi ko namurangiye ku kapa k'Abangirikani icyapa namubwiraga ni kariya so rero reka tubashimire mwakoze kwemera kuduha umwanya tukaganira mwakoze cyane sawa namwe murakoze mama nawe turagushimiye
Imana ibahe umugisha kuba mwabashije kongera n'ubundi nzajya kubona mbone mungezeho yego kubera Imana kandi mugire umunsi mwiza. So rero reka tubashimire abakunzi bacu ndetse niba ari ubwa mbere kandi wisanze kuri uyu muro mugari nagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazigera ucikwa na rimwe. Ciao ciao.